Inkuru y'urupfu rw'umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 usanzwe ukora akazi k'ubunyonzi cyangwa se gutwara abantu n'ibintu ku igari yumvikanye mu mudugudu wa Gahinga mu kagari ka Murara mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu, aho bivugwa ko uyu nyakwigendera yishwe n'abashumba batatu n'undi mugabo wari usanzwe uba muri uru rugo, aho bikekwa ko bahuriye ku ndaya imwe isanzwe yitwa Tony, abandi bakunda kumwita Shinga Ibere muri aka gace atuyemo. Bamwe mu batabaye bavuga ko basanze umutwe ucuritse muri toilette, amaguru anagana hejuru, aho bigaragaza ko mbere yuko uru rupfu ruba aba babanje gushwanira mu rugo rw'uyu mugore, ari nacyo bakeka ko cyabaye inkomoko y'uru rupfu. Uyu n'amakuru ko turi kumva ngo yamutangiraga amakuru cyane ko kubona ko umuryango yegeranye baturanye, ngo yamutangiraga amakuru yindizagamo umugabo uriya munyonzi yarangiza akabibwira mugabo. Twabyutse mu gitondo kare, byabaye nko mu saa 12 turi kuva mu buriri, ubwo tujya kumva inguru twumva ko hari umuntu wishwe. Ubuhange naje niruka nsanga koko umuntu bamwishe bamutsindika mu cyobo cya fose. Ubwo rero ko byaje kugenda twagumije kureba hariya hirya nyine kururiya mu mama batwaye muri Kwandagari, ubwo hari amaraso yagiye aturukayo agaragaza ko bamukuye iyo iwe bamutera mu cyobo. Ubwo rero ubwo twatekerezaga ko kenshi kuko ngo babanje ngo no kurwana ngo nijoro baharwanira ngo mabana. Ubwo rero kubera ko kenshi yakoraga hari amakimbirane cyane, kenshi bahora barwana, twatekerezaga ko byanze bikunze hazava umurambo. None umurambo biragaragaye urabonetse. Ibi byabaye twumvishe nijoro bagwana, bamaze kurwana twumvingira gutabara ziri kuri abagabo b'uwo mugore bamwiritseho. Ntange numva abantu bari hanze, baturanyi bari hanze, nanjye ndabyuka. Ariko tumaze kubyuka tubona umwe w'umushumba afite igikoromeke cy'igisu ari kuvirana amaraso. Nyiragutabara ziramubaza ngo ubaye iki, aravuga ati rero n'uyu mugabo ungubise undeye ikisu. Ati uruwa undi mugabo ngo ntabwo ari njye. Nuko barabihoshoroza, barababwira ati rero Nyiragutabara ziramubwira ati genda ujye kwivuza, genda. Uwo mushumba witwa Gasongo yagiye, amaze kugenda babihoshereze natwe turaryama. Nibwo nabyutse mu gitondo saa 11 za mu gitondo, mbe mbonye uwo murambo uri hano muri iki cyubo cy'iwanjye kuri uwo muryango. Nibwo nifashije abaturanyi ndatabaza ngo mundabare, ngo mbonye umurambo aha ngaha iwanjye. Mundabara aribwo baje basanga uwo murambo hano iwanjye. Nabo bamuzanye bamwiciye bamuzana hano iwanjye, ariko ho bamusize muri icyo cyobo bamusizemo yubamye. N'uwo nguwo akaba twamubonye ari afite igikoromeke cy'igisu. Undi ndandaro tubona ko ari abo ngabo yari ari kurwana nabo banamwangirisha ngo abo ngabo hari. Bagwaniye kuri wa mugore cyangwa bagwaniye kuri uwo mugore, aho uwo muntu apfire niho banagwaniye. Nyine ko twabibonye ngo uwa mbere nyine we rasanzwe ari kumwe nawe ngo yageza nyuma arasambagura aramwirukana, afata utwenda twe mu gashandiye aragenda. None azana n'uwo wundi w'umushumba, uwo wundi w'umushumba twa Gasongo. None bigeze hanyuma ngo aza hano, maze kuza na wundi wayirukanye kare araza. Ariko twe twumvishije ihururu rivuga ngo bahagwaniye uwo mugabo, ariko yakorometse tumubona afite igisu cyo bamushinja no mu mbavu ari kuvirira amaraso, ariho Nyiragutabara zimusanze ari kuvirirana. Baramubaza mbese ntindugukize gutya, abwira ko ari uwo mugabo, kandi uwo mugabo amanza atari we hari, kandi aho ngaho hakorewe ibyo bintu niho uwo muntu yapfiriye. Ni kuri uwo mugore ho baturanye inzu ni 2 zifatanye. Ndandara y'urupfu rwe turukeka hora mugore cyane ko ari indaya nyine ihuriragamo abagabo benshi, ndafataga umugabo umwe. Ubwo turi gukeka yuko ari we waba wamwicishije. Asanze bamucuritse isura itari kugaragara, amaguru gari hejuru, amaguru gari hejuru, umutwe gwari guri hasi mu cyobo. Turavuga ati bane b'abagabo batoni bawucakiraniyemo, ubwo nibo bari kurwana. Tubiryamira, ubwo tubyutse mu gitondo saa 12, ubwo twumva bona ari gutabaza ngo muze muri umuntu mu cyobo cyanjye. Ubwo natwe turabyuka tusanga ari nko bamucuritse.
Ubwo byaturutse nyine ubwo yari yemereye umwe ubwo yinjiza n'abandi nuko bihuriramo baragwana. Wa mbere yaramaze kumwirukana ingeragutabara ziri kumwirukaho bamuhaye n'agafuka k'imyenda. Uwo undi witwa Gasongo w'umushumba rero ariwe wari uryamyemo. Afite umugabo ariko kenshi nyine bagenda babinugana nyine kabikora. Ubundi uko byagenze twabyutse mu gitondo badutabaje, hari umuturage wo bishe bamuterera mu cyobo. Tuhageze dusanga ari byo, duhamagara inzego z'umutekano zirahagera. Zimaze kuhagera dukurikiye amakuru dusanga ari urugomo rw'abashumba bakoze. Kuko abashumba bariho tutizi kumenya ngo bari kuvahe, tukababona bari kuza buri munsi. Umuntu usamugezeho Njye namugezeho mu gitondo. basanze ameze ati Bamwishe bamucurika mu cyobo, amaguru bayashyira hejuru, ariko dukurikira amaraso yavuye dusanga ari mu cyobo bamushyize bamucuritse. Amaguru ari hejuru, umutwe uri hasi mu cyobo. Umugabo mukuru nyine nawe arimo, nawe basanzemo ari batatu babona baragwana, ko we yadusobanuriye. Ariko we bamuhaye ibye arataha. Maze gutaha we agendana n'abashinzwe umutekano ngo baramuherekeza bamugezaho yaraye. Muri n'abatunguwe mu gitondo no kuza kumufata ngo nasobanura uko byagenze, agaragaza ibimenyetso byose, niwe utanze n'amakuru uko byagenze, atwereka n'ikirahuri yamenye cyo kuko bamwiciye ku buriri bahita borosaho matora. Iyo matora rero bamaze kuyegura niho basanze amaraso, bigaragara ko yapfiriye n'iyo nzu. Bamwe mu baturage batuye Hagahinga muri Murara bavuga ko n'ubundi uyu mugore witwa Tony usanzwe uzwi ku izina rya Shingibere ukora uburaya buri munsi acyura abana ndetse n'abandi bantu bakuru ku buraya wari umwuga we, ari nayo yabaye intandaro y'urupfu rw'uyu nyakwigendera. Nta mahoro tugira kuri uwo mugore, bisanzwe ni ibimusanzwe. Abana bafite imyaka bafite 17, bafite imyaka 20 barimo. Tireni bisanzwe ijoro turiraraho. Niko bimeze, no sinjiragamo abantu ngumva baragwanya, kumva induru turaye hanze, kumva ni ikibazo. ngo ntabwo byabatunguye. Mana ni ikibazo pe kirenze. Umugore bapfuye rero yinjije abagabo batatu batandukanye, bose bashaka kurara hamwe nawe. Ubwo rero uwarushije indi mbaga niwe wishe mugenzi we, kuko bose bari bari kumwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Sylvestre Twazamahoro avuga ko abantu 4 bamaze gutabwa muri yombi, ndetse n'uyu mugore witwa Shingibere usanzwe uvugwaho uburaya nawe yamaze gutabwa muri yombi. Hakaba hakomeje iperereza ku cyateye uru rupfu. Hari abakekwa bamaze gufatwa bagera kuri 5. Icyateye rero urupfu ntikiramenyekana, kiracyari mu iperereza. Inzego zirimo RIB ndetse na polisi nabonye ko bakimara kumenya amakuru bihutiye kuhagera, iperereza ryatangiye. Twategereza rero tukareba ibizava mu iperereza. Mu ngamba rero tugiye gukomeza kongera patrol cyane cyane, ariko turifuza yuko abaturage bajya batangira amakuru ku gihe, by'umwihariko cyane cyane aho bakeka urugomo ruterwa n'ubusinzi se cyangwa abandi bantu. Hari abakekwa bashyirwa mu majwi, abo bantu bose rero tukaba tugiye gukorana n'inzego z'umutekano ku rwego rw'ibanze n'abaturage ndetse n'abashinzwe irondo, umurenge, inzego z'ibanze zose dukorane kugira ngo habeho gukomeza kubungabunga umutekano w'abaturarwanda, ariko umutekano bo turabizeza umutekano w'abaturage. Mu murenge wa Rubavu hakomeje kumvikana ibikorwa by'urugomo cyane cyane biterwa n'abashumba baragira inka mu birunga, aho bakunze kwigabiza imwe mu miryango, aho cyane cyane bashukisha abagore amata n'inzoga bikarangira babasambanyije, ibikomeje guteza imvururu muri rubanda hano mu murenge wa Rubavu. Leonce Nyirimana mu karere ka Rubavu. We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu.